Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema gukurikirana ibikorwa byacu kuri channel yacu ya Nzuri Markets, aho tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa kandi dukora, muzi yuko tubasha no kububakira, tukabakira amazu meza ajyanye n'igihe, ari nako kandi dushobora no kugira gutari nako kandi dushobora no kuba managingira imitungo yanyu aho iherereye hirya no hino, tukabafasha kwibyaza umusaruro mukayamuvugana na konte zanyu gusa. Yes, ni nako kandi tubakangurira gusura website yacu ya www.nzuri.rawa kugira ngo mugurishirizeho imitungo yanyu mwebwe mushaka kugurisha nta mafaranga ya komisiyo muciwe, cyangwa se namwe mushaka kugura mujyeho murebe imitungo iriho uwushima nawe uwugure nta kindi kiguzi bigusabye. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Reka tukwibutse gukanda subscribe utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Nkuko rero muri kubibona ku maskrini yanyu twarondogoye ahari. Iyi ni inzu nziza cyane, twageraga mubanze murebe inzu nziza cyane y'insirimu yakataraboneka. Ni inzu mpuzamahanga, kera twaravuga ngo ni inzungu, ni inzu y'inzungu kabisa, ariko kuri ubu ngubu kubera ko natwe abirabura tumaze kwigira, ntabwo tukigendera ku by'abazungu, ariko ni inzu nziza cyane. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali katikati rwagati, hano mu karere ka Kicukiro, neza mu Kagarama, ahantu heza cyane kuri kaburimbo niho iri. Inzu ya etage yubatse mu buryo bugezweho kandi burimo ibintu biri bya artisanal cyangwa se by'ubugeni, yubatse mu buryo bw'ubugeni. Iyi nzu iri hano rwose mu Kagarama kuri kaburimbo, ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon nziza cyane nini, ikagira salle à manger nziza nini, ikagira cuisine nziza nini, ikagira stock, ikagira ndetse annex nziza nini, ikagira kandi na gym, ikagira n'ahantu ho gukorera sport. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite jardin nziza nkuko mwagiye mubibona, ikagira bingaro nziza yo kwicaramo, ari nako kandi iyi nzu ifite parking nziza cyane, parking iri muri cave, parking imodoka idafite ahantu na hato ishobora guhurira n'umukungugu, idafite aho ishobora guhurira n'izuba, imodoka yawe igasazana irangi ryayo. Iyi nzu rero yubakishije amatafari ahiye, ariko atari yayandi asanzwe, amatafari ya ruriba nkuko mwakomeje kugenda mubibona. Iyi ni ya bingaro nziza yakataraboneka yo kwicaramo, iri muri jardin, aho uba witegeye umujyi wa Kigali wose kabisa, aho uba witegeye umujyi wa Kigali wose. Iyi nzu rero ikaba iri kugurishwa, cyangwa se tukaba turi kuyigurisha amafaranga make cyane ugereranyije n'ikibanza yubatsemo, aho giherereye, ugereranyije n'ibikoresho biyubatse n'agaciro kayo. Ifite inzugi z'amaribuyu, ama original, ama design y'imbaho y'ama original mo imbere. Ni inzu y'akataraboneka nziza cyane. Iyi nzu ugereranyije n'agaciro kayo mu by'ukuri, n'agaciro kayo, ibiyubatse, uko yubatse, aho quartier irimo, ikibanza cyayo, irahendutse mu by'ukuri. Yego, miliyoni 190 ntabwo ari amafaranga makeya, ntabwo ari amafaranga abasha kubonwa na buri wese, ariko nanone iyi nzu yakabaye iri muri magana. Iyi nzu rero turimo turayigurisha miliyoni 190 ziri negociable, miliyoni 190 ziganirwaho. Ni igiciro ngwino yisure uvuga uti ngewe mfitaya, hanyuma noneho habeho ubwumvikane, iyi nzu uyigure kuko ni imari cyane, ndayigutuye. Witegeye umujyi wose. Yes, niba rero iyi nzu wayikunze, duhamagare kuri 0788483797 cyangwa se 0781233012. Murabona parking y'iyi nzu, aha ni muri parking, nawe irebere, ni muri parking hano. Imodoka yawe parika ahantu hafite isuku, hasakaye, muri cave, nta kibazo na kimwe cy'izuba kabisa. Yes, komeza rero dusure ku mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X,
hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Iyo ni ya bingaro aho wirebera umujyi wifatira agakawa. Yes, ni karibu cyane rero, nimukomeze mukande subscribe, ukomeze ukande subscribe wowe utarabikora, ukore kukazogera, ukore share, inshuti n'abavandimwe bajya babona bose ibyiza. Ari nako kandi ushobora gusura Finest View Park aho witegeye umujyi wa Kigali wose, ukabasha kuruhuka wiryamira mu byumba byiza buryamyemo ureba umujyi wose, binini cyane, wiryamiye ufata icyo kurya n'icyo kunywa bimeze fresh kandi ku biciro byiza cyane bihendutse. Nta handi rero ni hano i Gikondo, uzamuka umuhanda w'amabuye ku kapa 483 urabona icyapa cya Finest View Park, uze kwishyamba rwose mu mahumbezi wiyotera umuriro. Ni karibu cyane, turabakunda, iwacu umukiriya ni umwami.